Instagram ze no kuri Instagram cyakoretse kuri YouTube but ashiraho subtitles ebyiri aravuga mu cyarabu agashira subtitles y'icyarabu na subtitles y'icyongereza agika like almost I don't know how many millions subscribers on YouTube ariko ntabwo uri creative ntusho Kagame yaduhaye u Rwanda rwiza u Rwanda ruri kuri mapu urumva wicaye ugasesengura ikintu mu kinyarwanda ugashyiraho subtitles z'icyongereza kuko ntago ari ngombwa rwose ngo ubuzi no kukivuga urumva wa subtitles wareba wabonye yaca no yitwa ngo ya Freemax ijya gushaka abantu bafite ubumuga hirya no hino wabonye ko rubanda bivugira mu si wabonye ukuntu amastora ajya viral se kubera n'abanyarwanda bayarebye oya kwera mu muri b'icyongereza ashobora kugenda ahantu hose sinzi ngo ni yande I don't know uretse wenda ko an export I don't know niba exporting abari abantu cyangwa se niba ayo kuko niba abantu badonating ayo bafasha ariko urabona ko abantu bavuga agakora content zo mu Rwanda uraba muri creative zimwe zifite akamaro wenda izindi zigaragara nkaho exporting people because of money ariko comment mbonye hasi mwenda ya turahuye ese ngiye ko ntari kuzibona ntabwo murazibona oh sorry can you go off and come back if you really want them okay. Go off and come back ndajya off ugutaka yego naho ugeze habi muko none try to request gerageza requesting urebe gerageza requesting abantu bakakugira nuvuga ngo it's like very professional, it's something that is very safe, it's very professional uri kuri date you got na team nziza ufite like everything you need they provide for you like a hotel a hotel they paid for they paid my flights like everything they pay for you like then they pay ariko nubundi barabyishira ko nubundi babaza gukora amafaranga of course like you folk like do you live like you do you live like a grammar life like uri muri like 5-star cyangwa iki yeah ntabwo ari 5-star like when they put you in a hotel it's not like a 5-star hotel but it's a good hotel. I mean it's just niba uzuka niba wenda uri bumara umunsi umwe cyangwa ibiri ni ibintu babiraho transport babaye kwishyuriye bakwishyura ibyo kurya bakwishyura nyine buri nuvuga uri comfortable basic nago uri bujye kwirwa utekereza ibintu ngo nk'ibintu ndabikura he you get not the basic needs kandi bura ntago ari buri muntu wese uguha akazi niyo yabagiye no gukoresha ibintu byawe burya ibyo bintu byose ukora iki ubigukorera the gate ariko nyine n'ubundi kubera abari ba company abari established kandi babazi neza agaciro umuntu afite bura barakure bakavuga ati uyu muntu neto mushyiraho azahita agira iki azatwika azatuzanira iki azatuzanira abakiriye if more than I don't know how many podcasts are talking about you are basically like trending on social media back to back you get bana invitinze kuri podcast yawe invite yangegera ihora ivuga ubusanga bamwita ngo ni Andre Toit niba ari Andre Tetu niba ari Toto niba ari ndeyo gatsweranye na Andre Tate no I'm gonna go like once like oh you can be able to invite Angel Tate to your podcast he can talk shit kuko he can talk shit though so once he can be able to talk Andrew Tate can talk yes oh like what the fuck so nuvuga ngo kugusubiza ikibazo cyane nuvuga ngo urebye amafaranga Lena yakoreye kuri la video yonyine kandi urumva iyo ni ureba muri porno ureba n'igihe kizaza kuko it's a long time investment you get kuko right now people are going baragenda bagasearchinga miya kaifa umemuona urabona iyo video ari kumwe n'uwo mukobwa bamwita Lena the Proud uyu nguyu iyo viral mama uyu Lena afite umugabo n'umwana naho bafite podcast okay like an adult podcast you know they invite ex performers bakakora ama bya batatu n'ibiki naho kuva yari yagatangiye
gukina nyine ntabwo yari yarigeze akora iki akorana collab n'undi mugabo noneho kugira ngo nyine bakore iki babe relevant of course muri industry ugomba kuba relevant ugomba kuzana ibintu bishyashya abwira umugabo ati uyu kibungu tugomba gukora iki ugomba kundeka nanjye ngakora iki collaborating aravuga ati mu bantu bose nzi ninde muntu ako nyine Jason no okay Jason he's a big star of course kungo gate ngasuko sari he ngasuko siza hana re amasaha baryamye ngasuko avuye muri shift eshano akora muri Amerika mwana wa ariko reka kugira shawo abantu batekereza ko Burayi ariko uri shasheri nagize Barcelona nandi Burayi heza Barcelona haratwika utwika ikisheri nabonye abana babiravura bari gucuruza cagwa ku muhanda basa nabi numva narira abana s'abanyafrika babahungusha bameze nka mayibobo nalo kugira gutya polisi nyine ni kwa kundi ko mu Rwanda polisi kakwiruka ni nyine nabazunguzaye muri Spain shawe nukuri nabibonye n'umuntu nabirebye nkajya mbyirengagiza twabuze amaso kareba ku wayo bakabyumvira buri umbonye umva hageze ejo mu gitondo mvuye Hungary nibwo nari mvuye gushutinga nandi makampani noneho producer kuko bundi brothers ishootinga mu bihugu bigiye bitandukanye sibyo tuvuge nka Canada baba bafite nka production bahiring a production company like sound guy cameraman wari Barcelona kugira ngo shootinge nuza na brothers yeah okay niyo banzanye hano kiyo bagushaka bakubukinga muri agency agency murana nayo barangiza nyine bakamukumvikana ibiciro n'ibiki ubundi barangiza n'umuhungu umwe arambwira ako gakuni mwatangiye ndare byananiye gukora request ndi umutuwe request kurena gute ese ko wambaye nkanjye clean your camera how to say clean ntabwo ngira irashaje which phone do you have I'm trying to on another light. Where is this light not coming on? Ni amatara makeya. Ni sanga ngaho burije. Oya ntabwo bwije like ni saa 3:39 ndi Barcelona. Uri Barcelona. Choka Isimbi. Kare sebo. Amakuru se Barcelona amakuru ni beza ariko se twe tuzabigeraho ryari kugira gutyo umuntu akumva Barcelona ahandi agakumva ngo sinze ngo mu Switzerland ahandi agakumva Nigeria ahandi agakumva Kigali ngabantu baraye banduta none barambonye ngo baraye bakurota z'abanyarwanda ngo baraye bakurota hari umuntu mbonye comment zavuga ngo shanga uyu mwana namurose burone ndamubonye Abenshi abanyarwanda bararabandota amakuru se makuru ni meza. Why did you change your name? My name No, seriously. Umva byatiku byawe Oya ngene itiku bini ibintu abantu bose bashaka kumenya none se nawe warabi ubyibaza ha cyane like it's branding, like you're branding yourself. Like if you were called Isimbi Novelina for a long time, what would you change? Ubungubu, you see how many people we have, like 800 people. Yes. They should be bari kuba bari nk'igihumbi iyo aza kuba handitseho Isimbi Novelina. Chakirenga ariko ubungubu baraguma baza basanga ari wowe bagume baza like ntago baza vuba. Because now it's like Ddumba going live with Lex. Was it Lex? Lex Love. Nyine bavuga Lex Love ni bane nizanzerereze Ddumba kubatuzanira.
nya abantu bahora bimbaza buri munsi ukababwira iki impamvu nahinduye decidinze kujya mainstream porn, so I had to rebrand my name kuko you cannot use your real name when you're signing contract with companies. So bari Isimbi Noelina n'izyo zina rya riri ku mpapuro Noelina ni izina ryanjye, Isimbi ntabwo ririho ariko Noelina ririho. So no kuvuga ngo Isimbi na ryari izina ryanjye nuko nyine like nyine na habaye nyine ibintu bimwe bimbaho bituma amazina yanjye ahinduka, ariko ubundi amazina abye banditse ni Isimbi Yvonne. So Isimbi Yvonne ako si mpora mbivuga ubundi niyo mazina abye ni wari guhindura ariko ugasigamo ikintu kitari ku mpapuro zawe ariko twamenya ko amazina yawe menshi tuyazi. What ni kuvuga ngo iyo nyine like iyo ugiye gutangira nyine gukora like you know X movies nyine like professionally, kuko tubwe nkiri gukora n'ama company ama studio hari ama contract menshi, hari ibintu nyine byinshi wuzuza by'ibipapuro nyine bya for legal purposes kumakinga sure ko nyine uri safe n'ibiki uza abanyarwanda nk'ubu ngubu hari akantu mvuze nzi neza ko abanyarwanda batamenye. Urakaza ko nimo akonzi ko abanyarwanda batamenye X movies nawawo ngo ni boro akantu X movies buri abanyarwanda ntako bamenye. X movies it's like ubundi muri industry hari amagambo abiri ubundi abantu bakoresha, sibyo? Safe for work, that's like NSFW, that's like content ziri nyine zigamisha of course kuba ziri X niki, ariko nyine bishaka kwerekana ushaka nko kuri Twitter cyangwa kuri kuyandi ma social media nyine yemera ko ushyiraho X content kugira ngo nyine umaking sure ko umuntu uje kuri account yamenya ikintu kiri kuri account yawe wandikaho not safe for work. You get? Not safe for work. Yes, that's like NSFW. So X it's like, you know, X nta kintu meaning, like it's just like nothing, there's no meaning for X. X kwa kuri bavuga ngo X plus Y ni kuba ko X itazi. X is X Malcolm X is Malcolm X, like he didn't want to have a surname, so yita X basically ni ikintu iyo uri kubikoresha nko muri sentence n'ibiki cyangwa ari ibintu ushaka kuvuga nta ushaka kugira ngo be safe, ntushaka kuvuga ariko hari n'icyo ushaka kuvuga. You get? So rero iyo uvuze ngo X movies, it's like it's a safe nyine word to use, ariko umuntu bizi amenya nyine gahunda. Mu Kinyarwanda cyoroshe nk'icya Ddumba twavuga gute? Umugeni wa porno. Siko wanyita kandi nibyo. Wavuga ngo yandaya reka kubwire tu fite amagambo menshi yo kuvuga naracha kuri kintu nakunda abanyarwanda uretse wenda ko bifata bakajya kuri Twitter yanjye bakajya screenshotting bakajya kubyohereza ababyeyi ba family banje wagira ngo ntibabizi, ariko barakoze iki baragifu ariko Isimbi yeah muzanza na umunwa na mimi najua kuongea hapa tutachagana. Reka nkubwire hari umuntu ujya mu mutima wanjye nkumva ndanezerewe nkumva I just love them. Oya cyane nkubwire ni mpamvu njye bizi ko nkwikundira pe, ni mpamvu njye muzareka tujye kuri live njye ikintu mvuga hari ibintu bari musubona kuri YouTube nkabona birambabaje, ariko nyine ngiye ntibamenyera kuko wamenyera uri hereye ko nta muntu ngiye nkunze. Urumva umuntu akantu karaba gatoya cyane bakamuvuga bagakora amacano bandi bakabyudinga umuntu wabwiye YouTube abanyarwanda yabakoze ahantu yarabashorogota
yabashogoshoye wagira ngo noneho ejo bundi nende kureba CPM mu Rwanda mbona namayera 2 per 1000 views ngariko ngo nikazi ubu ngo basigaye baramenye ubwenge ngo basigaye bagura muri Canada bavuga ati ngaho se mfungurira cano umwana we wacu ubundi uhita umpereza login zayo kugira ngo njye mbona CPM yo muri Canada. CPM yo muri Canada is like $20 a bill or 20 euros per 1000 views. What play in the ads? No. Shandori ndagenda ndareba umuntu arivugira akantu. Yesu Kristo we nibyo babonye content. Umuntu afata chan akimviting umuntu buri munsi. Noneho wajya kureba noneho ari ikintu cyinsetsa na thumbnail bashiraho. Ngo reba ibyo kanaka ngo yavuze kuri kanaka. Ngo reba man. Reka mbagire inama niba udafite umutima ukomeye please. Niba uzi ko utari nka jihad sibyo? Ujure kuko nta kintu ayo mafaranga yes ndabyumva wenda ufite wenda YouTube channel wenda mwumva n'abanyarwanda buje mu mafaranga bagira ngo ni za miliyari niyo wabona na 300 cyangwa 500 birumvikana amadolari 500 yavuciye mu manyarwanda is almost 600k na ministry ntayakorera birumvikana kubera ekonomi abantu baba babamo urumva kuko ngiye ngo wenda ntabwo navuga ngo wenda ngo channel niba niyo mpamvu ubona ko ngende ibintu byo gutangira YouTube ndashaka ntabwo nari ibintu navuze ngo ngiye gushiramo like imbaraga cyane sibyo kuko mbavuga ati ndashaka content izaba relevant izarebwa n'abantu just nanjye mukomeze exactly apana kwicara nkavuga umuntu mpakanyirira amacancwe mu kanwa hakuma nkabera nkakanura amaso waba uvuga ntibirebwe no how fit one was off the views 500 kera abantu bakuraga ibiganiro ugasanga ikiganiro nk'icyo kitamagiki gifite ibihumbi 40 50 ugasanga sabe kubera twari tuzi ko hari amacano nk'5 cyangwa 6 ariko ubu kubera ubu YouTube bwinshi uragenda ugasanga kariya gafite ibihumbi 5 kariya gafite 2 kariya gafite 4 ukabura cyano ifite ikintu kinini mbese ukavuga ati bose barahombye kamubwira none nsigaye kubera ko no YouTube nayo ntago sinzi ukuntu bameze tuvuga nk'iyo ufunguye nka video imwe yabera abantu sibyo kuri aba bavuga nyine ukayifungura next time ufungura YouTube tieri yose bayuziho ziracana n'abantu following bandi commandingira n'abantu na following n'abantu ni followingira cyangwa na subscribe na content zabo ntubabona abo following batwaza na bravo bwinshi shanga vuga uzi ko na Isimbi batakiri comedinga Isimbi TV nawe nago yorose ari ibiganiro bya Sabura cyabibona baracyabikuza ngewe ntabwo babinzanira gahari gihe wa mugore mu pastor yagiye kuvuga ko umugabo yapfuye niba umugabo niba ari ngari umuntu wafashe irembo niba ari nibyo bintu byonyine tsigaye mbona kuri tieri yanjye fa gufungura gusa ngo dore cyo kana kavuze ngo guri ngo pasteur Mutesi niba ari Mutesi niba ari Mutoni ni Mutesi shamana cyakora byagize numva ndamugiriye impuhwe mana numva birambabaje n'ukuri ese ibiryo urimo urarya biri mu rusenda oya kubera kuvuga cyane inyami irampagamye kira urakoze ahubwo kandi nsome tuzi mukanya ariko nyine like honestly speaking hari content cyakora nubwo gasuku irangira amabinga nyanga reba sinamenye niba umugore cyane n'umugabo mbamona byose abifite ikinyabibi niba ari amabera arayafite niba ari ikibuno aragifite ariko hari ibintu yavuze nubwo uretse gasuku niba ari amabera arayafite niba ari ikibuno aragifite buri make gasuku ubundi azatwereke niba atari nyirabibiri asigira wo mu nzi zingana gute kumuzana amabera ngana none nabonye inuza bamwambitse isuke neza wagira ngo yaronkeje nubwo reka nkubwire nubwo gasuku yifashe kuri amugabo ngo data ariko n'ubundi ngewe ntago like byankozeho like nk'iminota nk'ingahe
ariko bita bimva kuko n'ubundi se isiko utari isiko uraho nyine like nushaka niba shaka bafate bato yose bagende bajye no kumushaka muri wese abari bajye bamukuramo banamugoboremo nakazike ariko ejo ndetse navuze numva nicyo yaravuze ngo ntago abanyarwanda bakora upfa gufungura ka YouTube channel nguru umunyamakuru ubundi nguru umwinfluencer ubundi nguru content creator be creative. That's what they, if you say you are a content creator you gotta be a creator. Like you can't just be talking nonsense. That's what ubundi nta nugo muzi na meaning ya content creator. Be creator nyine be creative. Be creative, right? Be creative. Reka ubonye ngo nuko ngo jakara sabara barisha sabe izani ya ka trend mukagiyeho murakuriye kwe abana babari byurudinge amabrande yabo barakora ijoro n'amanywa urangwa urimo uracira inkonda umunwa wumye wumagaye nta namazi yo kunywa ufite urimo uravuga abantu buri muntu asigaye afungura akayuti. Nicyo kibazo sasa rero kugira ngo umuntu abone ko kugira ngo umuntu arebwe muri ino minsi you either has kurira umuntu wakoze izina sasa ugasanga sometimes ntabwo biri appropriate, ntabwo birimo, ntabwo urimo urakora content ndabyumva ahubwo wenda no kuvuga kwenda nk'iyo umuntu YouTube is a very big platform abantu bavuga ibintu bigiye bitandukanye urumva kuvuga ikinyarwanda ntabwo ari ikibazo iyo uri gukorera content iki abanyarwanda audience y'abanyarwanda nta kibazo pe ariko hari uburyo ushobora kuba iki ushobora kuba diverse like ushobora kwagura mutwe hari content nyinshi ushobora kuba buriya si ngombwa ngo uvuge icyongereza cyangwa uvuge igifaransa ariko byibuze ni mugerageza no gukora subtitles kubera ko buri mubwire nuko njye natari ibintu navuga ngo ngiye gukora wifashe ugafata izo kamera zanyu mwabuze zifite zinahenze zimeze neza you have a DSLR camera, you have a good camera, take your camera Sheri ujya mu kirungu ngubu nta nugo bisigaye bihenze ku banyarwanda my dear mbahereza idea ugiye muri kiriya kirunga na kamera yawe ukavuga mu kinyarwanda cyawe ubundi ugashyiraho subtitles z'icyongereza wagira fan base nini cyane ntabwo ari ngo uvuge icyongereza ntabwo ujya ubona hari umuntu wigeze kuza mu Rwanda w'umwarabu content zose ziri mu cyarabu no kuri ndaza kuza gushaka izina ryenza kukoreza kuri Instagram no kuri Instagram ze no kuri Instagram cyakoretse kuri YouTube but ashyiraho subtitles ebyiri aravuga mu cyarabu agashyira subtitles y'icyarabu na subtitles y'icyongereza ariko like almost I don't know how many millions subscribers on YouTube ariko ntabwo uri creative Kagame yaduhaye u Rwanda rwiza u Rwanda ruri kuri mapu urumva wicaye ugasesengura ikintu mu kinyarwanda ugashyiraho subtitles z'icyongereza kuko ntago ari ngombwa rwose ngo ubuzi no kukivuga urumva wa subtitles wareba wabonye yaca no yitwa ngo ya Filmax ijya gushaka abantu bafite ubumuga hirya no hino wabonye ko rubanda bivugira mu so wabonye ukuntu amastora ajya viral se kubera n'abanyarwanda bayarebye oya kwera mu muri w'icyongereza ashobora kugenda ahantu hose sinzi ngo ni yande I don't know uretse wenda ko an export I don't know niba exporting abari abantu cyangwa se niba ayo kuko niba abantu badonatinga ayo bafasha ariko urabona ko abantu bavuga agakora content zo mu Rwanda urabona muri creative zimwe zifite akamaro wenda izindi zigaragara nkaho exporting people because of money hari comment mbonye hasi ngo ndaya turahuye ese ngiye ko ntari kuzibona ntabwo urazibona oh sorry can you go off and come back if you really want them? Okay. Go off and come back ndajya off gutaka yego naho ugeze habi muko noneho try to request
gerageza requesting urebe, gerageza requesting. Abantu mumbwire ngo nzane Godfather, murabona we yabisabye kuza. Shaka kwishanura no kwishanura. Isimbi, try and request. Try and request. Okay, yes, I can see your request. Ako tinya ko narindi ubu narindimo ndashakisha Isimbi Noeline. Nibagiwe ko ngo Lix Luvi, ngo Lix Luvi. Byakunze. Urazibona? Mbwira ikintu kigiye kumbaho. Ibyo ugiye gutangira gukina prono, menya ko njye I'm never gonna have sex again. Ubu ndaguma ndeba prono zawe nkubita akanyamerika. Nkubita akanyamerika, wowe umenye ko ewana ugiye kuba umugore wanjye kumugana. Uyu munsi nashutinze na Brothers. My dear, ngiye kugira exposure. Ako so ndi Brothers urayizi. Nanye ngibyo ndikubwira. Icyo nzi kibyo ari byose ni ukuvuga ko ari company twika cyane. Oya, Brothers ni corporation, ni Pornhub, Brothers, Reality Kings, all the big porn industry, like big companies. Oh, when the big companies. So within the corporation, like it's a corporation, of course, with a board. So Pornhub, Brothers, Reality Kings, Bang Bros, all these game. Hey, Brothers and the Brothers, yeah, I say it, yes. Brothers and the corporation, we don't have Pornhub, the company. Brothers nagumaga ajya kugenda kwirebera uduprono twanjye ko wambwa wakasuku ngo gake ngasuko sari he ngasuko siza hana ari amasaha baryamye ngasuko avuye muri shift 5 akora muri Amerika mwana wa ariko reka kugire sawa abantu batekereza ko Burayi arika ariko ubura shasheri nagize Barcelona Barcelona haratwika kutwika ikisheri nabonye abana babiravura bari gucuruza cagwa ku muhanda basa nabi mva nabi abana s'abanyafrika babahungusha bameze nk'amayibobo nano kugira gutya polisi nyine nko kuri ko mu Rwanda polisi kakwiruka ni nyine nabazunguzaye muri Spain shawe n'ukuri nabibonye no nabirebye nkajya mbyirengagiza twawuza amaso kayaba ku wayo bakabyumvira buri umbonye umva nahageze ejo mu gitondo mvuye Hungary nibwo nari mvuye gushutinga nandi makampani noneho umuproducer kuko bundi Brothers ishutinga mu bihugu bigiye bitandukanye sibyo tuvuge nka Canada baba bafite nka production hiring a production company like sound guy cameraman wari Barcelona kugira ngo shooting nuza na Brothers yeah okay nibo banzanye hano like iyo bagushaka bakubukinga muri agency agency murana nayo barangiza nyine bakamukumvikana ibiciro n'ibiki ubundi barangiza kuzana bakakugira nuvuga ngo it's like very professional, it's something that is very safe, it's very professional. You could date you got a team nziza ufite like everything you need they provide for you, like a hotel. I mean a hotel they paid for. They paid my flights, like everything they pay for you, like then they pay. Ariko no wundi ndabarabyishira ko n'ubundi babaza gukora amafaranga, of course, like you folk. Like do you live like you do you live like a glamorous life, like uri muri like 5-star cyangwa iki? Oh yeah, ntabwo ari 5-star. Like when they put you in a hotel, it's not like a 5-star hotel, but it's a good hotel. I mean, it's just niba uzuka niba wenda uri bumara umunsi umwe cyangwa ibiri ni ibintu babiraho transport babaye kwishyuriye bakwishyura ibyo kurya bakwishyura nyine buri nuvuga uri comfortable basic. Nago uri bujye kwirwa utekereza ibintu ngo nk'ibintu ndabikura he, you get not the basic needs. Kandi bura ntago ari buri muntu wese uguha akazi niyo yaba agiye no gukoresha ibintu byawe burya ibyo bintu byose ukora iki ubigukorera, the get ariko nyine n'ubundi kubera abari ba company abari
aba ari established Mm. kandi baba bazi neza agaciro umuntu afite, buriya barakureba bakavuga ati uyu muntu nitumushyiraho Mm. azahita agira iki, azahita azahita atwika atwika, azatuzanira iki, azatuzanira abakiriya. engagement. Mm. kandi Mm. iyo bakorana especially muri Amerika cyane, iyo bakorana kuko America, like the porn industry in America is like way bigger than in Europe because Mhm. the competition, there's so many performers, the competition is so fucking high, like you get. Mhm. So iyo bakoranye n'umuperformer nka ba Killer Noir, ba Killer Noir umuzi, like ba Killer Noir, ba Anna Fox, all those big girls, nta kintu kinsetsa. Okay, like I watch porn, right? Ndibaza ko but you n'abandi don't bantu know. I watch porn, ndibaza ko n'abandi bantu benshi ba watching a porn, but like ayo mazina wowe yavuga nk'uko wavuga nyine, nk'uko waza mu Rwanda ukavuga ngo niba uzi Bruce Melody, niba uzi The Bane, niba uzi Meddy. nanjye baramanze ko ndi kubwira indangenzi yanjye wowe kuko like nakugura iyo isugi. nyine isi uba wibereyemo, like you know, ni iyindi yawe tu. So ndimo ndakubwira, ariko se ariko ndabona abantu bo muri comments barabazi man, muri comment harimo abana bashona, barabazi nyine abanyarwanda ni indaya loloki yo muri comments ababoro barashona tu. kuki biri kugera ahantu comment zikahita zihagarara, ni ukubera iki? Like ndabona hari nk'uvuze izina uvuze akarimenya kure Killer Noir. Hari n'ubundi uvuze Killer Noir. Aba bana bateye imbere zamani. Ndi mu mandazi ngo Jason Love, is it just that nigga? He has a fucking big diggity. Nahamana yani niko yagashoyiza abantu dukipira tumaze gwiki mbaho ujya kuri Twitter ujya kureba Jason Love, no kuri kwimana Jason Love. We Jason Love is so good. Ngo afite urwoga amaboko, ngo afite diggity ni ndogo. kamurebe hano. No, hari n'undi bita Dread. No, Dread we, he's the king. Hey, these niggas niba baba ari ibiki. Ngo Jason Love Jason nyine, Jason bisanzwe, Love nk'iyi yanjye LUV. Nanjye ro nize ngo nitiranwa n'umustar wenda bizagira igihe nabavuga ati se burya baravukana. ni wafatiye boro Iyo oya aba performer benshi bajya kugira amazina ameze kimwe. Like it's not a big deal. Ushobora kuba ufite ubundi umemuona. Urabona iyo video ari kumwe n'uwo mukobwa bamwita Lena the Proud. uyu nguyu yagiye viral mama. Uyu Lena afite umugabo n'umwana. Naho bafite podcast. Okay, like an adult podcast, you know, they invite ex performers bakakora bya batatu n'ibiki. Naho kuva yari yagatangiye gukina nyine, ntabwo yari yarigeze akora iki akorana collab n'undi mugabo. Noneho kugira ngo nyine bakore iki babe relevant, of course muri industry ugomba kuba relevant, ugomba kuzana ibintu bishyashya. Abwira umugabo ati uyu kibungu ubu tugomba gukora iki, ugomba kundeka nanjye ngakora iki, ngakora collaborating. Aravuga ati mu bantu bose nzi ninde muntu. Ako nyine Jason, okay, Jason he's a big star, of course, like he's really big, he's a big deal. Umva type nyine type iyo nyine muri industry hari abantu nyine bari abantu bavuga ati yes, but type yubatse izina. Ariko iyo collaboration yabaye viral, my dear. Iyo uvuze viral muri porn, iyo uvuze ngo byararebwe cyane, katuvuge nk'indirimbo ya Justin Bieber ubwo ushobora kubona nka billion views. Iyo tuvuze ngo muri porn kuba yararebwe cyane ifite views nka zingahe? Kanze ngo yarize example yoroshye. Urabona Mia Khalifa? Mia Khalifa yabaye so famous cyane kubera ko she has over 100 million views on Pornhub. Do you know what that is? In porn. The competition is too high.
having over 100 million kandi nano biracyagenda mu gihe kizaza mu myaka y'ingahe zaza she's gonna like even probably have 1 billion views on Pornhub. That's a lot of money. But after umuntu yagiye viral depends on how much views you are getting on different social media, how much attention you're getting, you get, and how much money you're able to make from your ex videos. You get. Hira video yale na Jason. Iri yari exclusive aba nta promo nta ngo yigeze nta nakantu nakunyeze shira kuri Twitter. Ariko kubera ko so many people urabona nyine today's muri iki gihe cya social media ama podcast yabaye menshi cyane. If more than I don't know how many podcasts are talking about you, you are basically like trending on social media back to back. You get. Bani invitinze kuri podcast yawe ngo bivitize yandegera ihora ivuga ubusanga wamwita ngo ni Andre Tote niba ari Andre Tate niba ari Toto niba ari ndeyo gatsweranye na Andre Tate. No, mgango like once oh you can be able to invite Andrew Tate to your podcast. He can talk shit. Kuko he can talk shit though. So once he can be able to can talk. Andrew Tate can talk, yes. Oh, like what the fuck? So mgango gusubiza ikibazo cyane mgango urebye amafaranga Lena yakoreye kuri la video yonyine kandi urumva iyo ni ureba muri porno ureba n'igihe kizaza kuko it's a long time investment. You get. Kuko right now people are going baragenda bagasearchinga Mia Khalifa. Urumva? Baragenda bagasearchinga n'umuntu wabaye retired already muri industry, like n'ukuntu ushobora kugenda inyuma ukarama game ya LeBron James yakinye imyaka ingahe ishize. Urumva streams keep going up cyangwa uvuga kugenda ukareba nk'indirimbo ya Chris Brown yakoze imyaka 10 ishize, streams keep going up, so you keep making money from your streams back to back. So if you have your videos on Pornhub and you have your videos on like OnlyFans and all these kind of things, like you count money you're making. That's how shit, because it's about the money. How much are we gonna make from this? You get. Apana trending gusa mu Rwanda. Abe, how much are you making? No, not ubungubu say that ubaye professional like an ex like artist. Can I say artist or video? Okay, you can call somebody a porn star. You can call somebody a porn star. Ubungubu you're like a professional porn star nizina waruhinduye. Twitege ko Isimbi Noelina ahinduye ubuzima aza kuba afite nk'amafaranga nyine menshi. Mba yewe amafaranga baratoragura. Okay, nurayiza gukina nka poni 10, nurayiza gukina nka pro 10. Gusa nazigeze se kuzo yeah. Okay, turebe. Budapest na shooting n'ama company. Reka rero nkonye gusobanura ikindi kintu kimwe. Mbere yuko social media iba relevant nkuko nimeze ubu ngubu, mbere yuko ibintu nyine abantu basirimuka mu mutwe kera hari umuntu wanditse comment ngo inshuti ngo catfish turi hano ngo twakwica catfish n'uduki akosha ntabwo ndi gusoma ongera ngo fake account. Urabona nk'ubu hashobora kuba hari nk'udufake account twa Babu Shadibu twa Babu Bruce Melody baje kureba ati ashe mwagiye muzana ari account zanyu nk'abahati ngereka bagiye bazana account zabo kabatamo nk'abahati ubu catfish turuzuye. Eri ngiye kongera kuvaho nongere ngaruke ntabwo ndi gusoma zahaga bavugaruke nari ntabwo